Ushobora kwibaza ngo izi skin care product zose zikoresha gute, imara iki uruhu? Vitamin C Glow Serum ni antioxidant irinda uruhu rwawe kwangizwa n'amafuri radicals n'ibindi bintu duhurira nabyo mu bidukikije nk'amavumbi. Mbese ibi bintu duhura nabyo muri environment biba birimo amabacteri atwangiza. Acne Removal Cream ni creme navuga ko iri emergency. Iyo igihe kiguteye ako kanya ukayisiga ihita ikurwanaho kikuma cyangwa ikarinda ko ibyo biheri byakwirakwira n'ahandi. Niba uri wa muntu ukunda kumena ibiheri, iyi creme yagufasha. Retinol burya nayo ni antioxidant. Uretse kuba irinda uruhu ibintu nk'iminkanyari, yihutisha gukura cells nshya, ikaba inafasha mu igwa rya collagen bigatuma uruhu rwacu rudasaza vuba cyangwa ngo runanuke. Retinol burya ikuraho ibiheri byananiranye, hyperpigmentation, age spot na dark spot n'ibindi bitandukanye tuzagenda tubireba mu minsi izaza. Face Wow nayo ni antioxidant kuko ibamo glutathione, kandi glutathione mu busanzwe turayisanganywe mu mubiri. Ifasha mu gukura imyanda yose, uburozi bwose buba mu mubiri, mbese ikintu cyose cyakwangiza umubiri. Cleanser niho ruzingiye. Igihe cyose ugikoresha bar soap mu maso zifite pH iri hejuru ya 6, nabivuzeho kuri YouTube, hariho video ndende twapimye amasabune agiye atandukanye, uzagenda uyirebe. Biragoye ko uruhu rwawe rwasa neza ukoresha isabune ifite pH iri hejuru ya 6. Impamvu ni uko ubujagaraza skin pH yacu iri karemano, kandi nanone product usanzwe ukoresha za vitamin C ziba zifite pH ya 3.5, hakaba n'izindi zifite pH ya 5 na 6, ntago zijya zirenza aho ngaho. Niyo mpamvu uzasanga niba wakoresheje isabune ifite pH y'9, uzasanga nyine bigorana ko ya ma product yandi ukoresha agira ikintu akumarira, kuko deja uba wamaze kujagaraza pH y'uruhu rwawe, pH iri mu mavuta agiye atandukanye.